Ibihumbi 50 bimaze ukwezi n'iminsi nga 13 urumva nyambika usubizemo uko nari nambaye nkwishyura urumva mbeba y'inzungu mani je nago nabura ubwishyura ahubwo rekana nakwishyura noneho urumva nanakurebera mu marinete atoya mutazanansuzuguza dore naho muhera turize mani turize nezi nyarwanda nimbe ariko kwishyura ideni ni byiza ya nimba wari wikopesheje amafaranga y'umuvandimwe kugira ngo abone ubuvuzi no kwishyura ni byiza ukwezi kumwe ubwo se noneho rimaze nk'umwaka zikwa gutera n'icyuma yanakwica kabisa mu izina rya Yesu Kristo uriya mwana ndamusengeye ririya rindazi nirigwe ndategetse nirigwe dore mana uriya mwana no kwa bossi mfite umugore n'umwana damu wanjye Mukanoeli Marceline kunda cyane cyuki cyane I remember I was sitting my house the Ben who called me the Ben international level my friend I need to grow up about level riderman kirakame tugikome papa cyangwa namubivyemo ubwoba ubwo nasoraga kabeba nawe ahita agenda abwira element ngo wankoreye ngo winteze imbeba uriya mwana yahoze mu muryango w'iwacu w'imbeba harangiza javamo abo mwana w'ikirararahunga kwihisha nago ari ibintu byiza papa reka nibyo njya mbabwira mujye mwishyura amadeni basi uriya muvandimwe uze kumubwira ngiye kumubwira igifaransa uze kukimumbwira j'ai compris de message mes vous en faites d'exemplaires mais au pays de faux soirées j'ai des années d'avance cyo igisambo cyaga kwitwa ni ibintu byose kigize kuma yanjye urumva nta mikino ngoma guhanda yago tukamagiro tukama wagiye mu mwitozo ariko tukama uramisore ubundi wo mwambara manete ubundi mutazi no kwishyuza agiye amafaranga yanjye none se kukwishyura basi kukwishyura mereza ariko umva mani ariko wabayituje mani oya kura na telefone mani uramana ibikote oya umva mani nyumva mani ariko zuko wakumvise umva mani nta mikino mereza yanjye ndaba numvise nyine buretse basi tuganire turaganira ibyanjye wabimana ibyo gihe cyose ubundi rungize akuse mwana nkibi bintu mwa mukorera abantu mereza nyine wabaye ariko we wajye nigeze nigeze kwishyura jewe utarabyanze se ngo amezi 3 yose ashize akusana ibyanjye mwana umva twumvikane basi twumvikane turumvikana wamaye ariko mwagiye byibura mugira n'agaciro ciao akusini ni ibiki mama mami ubwo no mupira urawo nyine buretse none se basi yorashaka ko basi nkora iki basi nubundi amafaranga yanjye igihe amaze urumva kugeze no sawa nose amafaranga 50 bimaze ukwezi n'iminsi ngahe ibyo none se ngibi byonyine mwatsi ahubwo ngibi birayaguze none se wari uzi kuri busanga hanga umva nari narakubwiye ngo aho tuzahurira hose uzama amafaranga yanjye ariko none mu gihe utayamaye none se kampe gutwara ibi ngibi urumva ariko tuzaduhu icyo wambaye gerero umva nyine ayo gimbeta yo yabonetse mwa buretse ibyo byo byihoreye umuntu wundi umuntu arashaka yiki amafaranga yanjye ubundi uzayamarya amafaranga yose je nanze kukwishyura ariko nzayaguha nijabona niba narayabona sinzaguha ntarayabona ubu se wayama none ho reka mwerekere n'undi bose ibi rero byuzabona ndabona telefone byose ndabijyana aha umva mbeba y'inzungu ngaruri imyenda kuva kugeza uno munsi wamumbwira akangarura imyenda mani wamugarura imyenda ye mwana ihangane waje kumvikana basi n'abantu ngo uzasubira n'amaguru
ose nkawe urabona wabikora iminyako bayigukuye mwana wanza ni imyako yanjye akose mwana nanzanira ibyanjye merezi nzanira ibyanjye mwana nyine jewe amafaranga ndayafite wongera usubizemo ibyanjye uko nari mbyambaye banzu nyambike ubundi kiranazira nta muntu ujya nta n'umuntu ujya uranyambura nkandi ubundi no kwambura se ahubwo banzu nyambike ubundi wabuze amafaranga wo nta mafaranga nyambika urimo uravuga ko nta mafaranga okay nta mafaranga wabuze mama ngaho reka nkwereke nangahe ibihumbi senganira senkani amezi atatu subwo ibihumbi 50 bimaze ukwezi n'iminsi nga 13 urumva nyambika usubizemo uko nari nambaye nkwishyure ibihumbi 50 se umuntu arabitora nyambika mani nkwishyure jewe nyambika nkwishyure hari ikindi se man amafaranga hano muri Kigali tuba twaravunitse ibyo nta kibazo ibi bintu biri se mwebwe muri aho ngaho nakazi kawe ibyo nakazi kawe nyambika nkwishyure nyambika nkwishyure mwambike abashya kwishyura urayafite je nanyambike je nago namwambika aranyambika nutanyambika uranyambika jewe sinyagenda na mafaranga mu ntoki ndagwa kuri mobile money ariko uzi ko afite umugore reka kumuraburiza mana afite umugore bizanyambika je nkwishyura amafaranga yawe byose hari ibire byo ngibyo barabirya ibyo barabirya urumva kereka niba wakunzaga kwati kanje ukaba ushaka kukajyana none byonyene rero ibintu nambaye suramo nabigo uragwatira iki ubundi ibintu muba mwarigize reka mbere subizamo nimba ibyo bintu mutabishoboye nkuko yinkuyemo magaze hariya ongera usubizamo imyenda yanjye yisubizemo ngo hereza ubwo Imana wowe urafata ikoti ry'ibihumbi 100 50 okay reka nkwereke ariko se kunyambika nkaho unyambika nk'intuzi urumva itonde oya yamis yambe nanyambika ibintu bihindurije nagiye mutuza rebe ile fashion ari gufata man rebe byonyine ibintu birakaze uzi ukuntu byitwa Yambaye ntabizi se ubwo wambaye iyo mari kuzi none se nawe wayiguze mwagiye mwitonda mugashyira umupira hasi ese ideni rimeze gute papa ngereka nkubwiza ukuri uyu mugabo urumva yari afite ikibazo ngo nimba umwana yari yarwaye nimba byari byagenze gute mana aranakambira muhereza amafaranga yanjye kuneza urumva buri munsi nkazamubwira ati si wa mugabo we wamaye yanjye ko nanjye ibihe turimo bitoroshye urumva nayo nagusubiza yamereze yagukuyemo n'ishami ndase ubu nagurutse mani niyongera asubizemo hano ibi byose babimukuyeho ibaza gufata miliyoni ukayigendana mu mufuka subiza mwiza ibihumbi 10 10 20 30 40 50 ugafata miliyoni noneho ahubwo ibi ngibi urumva ibi byose ni ubusa tujye tuvugishwa man nagoye amafaranga yanjye uyakeneye nta kibazo ni ubusa urumva uyakeneye subizamo miliyoni yanjye ngo ukomese nkani zawe hari ikibazo yisubizemo mani yisubizemo mani kirano turi neto warayibira akazi tugura bibi cyangwa mwagiye mwitonda mugashyira agapira hasi bamereza amafaranga yawe ariko man nangahe yakwishyuza ngahe ibaze ibihumbi 10 bimaze ukwezi n'iminsi 13 wakwishyuye se ideni rose kwishyura mani ubundi uburyohe bw'ideni ni ukwishyura mugabo yewe nigeze nanga yewe itonde mbanze niyambarira ibirombe mani nawe ibyo by'amafaranga sumbwira ibyo nibiki ariko tujye tuvugisha ukuri urumva burya rero iyo umuntu umwana umworoheye urumva buri munsi kazayimworohera ukamubwira se wamaye amafaranga yanjye ubwo reka njye mbabwiza ukuri ubundi abantu nk'aba ngaba mbwira telefone yawe mbwira nimero yawe ya telefone suyifite nayo mfite urayimbwira kugira ngo akuzanire ibi byose isuri kuba bamwishyuye mbere indese nose je nanze kumwishyura ahubwo niba abantu badashima mani hibaza ukwezi kandi noneho hariho n'inyungu kuko byari 40 mushyiraho ibindi 10 mundi kukimutanyurwa mani wowe urafata ikirombe nk'iki ngiki ugashaka kukirukagana mu mufuka hari ariko hano na polisi zihaba ariko wari wagiye kwihisha papa nose bo wakwihisha okay dore ngiye telefone yanjye tuzanye guhenyire tuza nguhereze urumva mbeba y'inzungu mani je nago nabura ubwishyu ahubwo rekana nakwishyura noneho urumva nanakurebera mu marinete hatoya mutazanansuzuguza dore naho muhera turize mani turize nezi nyarwanda nimbeba turize nezi nyarwanda nimbeba urumva mbeba birakaze papa sishimwe Patrick Senkani reba message
uzabaze mani igihe ntabwo nabura ubuhumbi senkani bwo kuguhereza katarimo araza reba tegereza message gese ndi MTN ntabwo uri kuyireba se MTN sura yamamaza mwagiye mwitonda mani ubundi se wigiraga make urumva arayama yakugezeho arayamaye ariko reka nkwereke n'ikindi gihe man nimba umuntu abahaye amafaranga ku neza mujye muyamusubiza ku neza ni kimwe gusa ntabwo azi agaciro k'umuntu ibaze gufata umupampe nkanjye warangiza ukajya kumvanamo ubu n'utungutu wanasanga aba yadutiye arafata isambu akayigendana mu mufuka iyi sambu igenda ahangaha shahu ubwo se wasanga muri twatuniga icyo yashakaga rero yashakaga bibirombe buriya asanga kuri telefone nta kintu ufiteho aba yinyabije inyuma hariya ariko nawe kubera icyo watinze kwishyura mwana sawa urakoze papa asante sana uri umuji w'igice mani egera atari akazuba mbeba bimeze gute papa shamba ndaho mani mbaje bakwishyuza nabi papa baranyishyuza nabi se shahu umugabo n'uryo utwakarya n'utwabandi ubundi igihe nta nubwo njya nguza ahubwo nagujije inkurubindi hawe mujye mundebera reba mwatumye nza nambaye amapapa kubera ideni rya zika nkubisera kerete biri seri ha mutipe none mujye mwishyura amadeni kwishyura mani umuntu arishyura ahubwo ikibazo ni ikihe we niba abona nyine ubwishyu bwabuze ubundi se kutishyura ni ikibazo ubundi iyo wemera ideni no muri leta no mu mabanki ukaba wemera ideni ebana ubu uri umuntu uri seriye kandi ubu uri umuntu w'umugabo kandi si amafaranga agiye yari ikibazo abantu bagira amafaranga bakanga kwishyura amadeni kubera icyo wamwishyuye none inyuma y'ingaro sinabikubwiye njye mfite umutipe nari nawe umwatse mani ubufaranga bwiwe mfite umuvandimwe wanjye urwariye impyiko nashakaga kumujyana ariko naranabibonye none wamuguje amafaranga namugujije ubuceri bwo kumujyana kuri diareze imwe urabizi diareze imwe ni 300 ajyaho 3 mu cyumweru 345 sasa noneho kubwira umuntu w'umuvandimwe nk'uriya kweri ngo mpereza kudufaranga dukeya uduhumbi senkani noneho nanayafite nose ko yirirwa yanywera gusa akamereza ubwo bumbi senkani nkajya kuvuza umuvandimwe yarangiza akazana ibintu nka biriya ariko byese bikemuka tu urebye birakemutse ariko bikemutse nabi kurumva n'ubundi ejo yavuye diarese umusibe ejo n'ubundi twari kuzamusubizayo Yuriya se ni bro wawe oriya ni petit frère kwa data wacu ni petit frère arwaye impyiko zombi ziri ku rwego rwa nyuma hahandi n'abaganga yabanje kuzirwarira muri Zambia birangaza mu Rwanda biranga jya CHB Butare biranga bari kwivuriza Kimihurura hari ariko ndakubwiye ebana ni hatari kabisa kereka Imana yonyine numvishe amakuru ngo ni uje kumuhereza impyiko nibyo impyiko nyine ngomba kuyimuha kuko hari ibyo duhuje buriya kugira ngo utange impyiko hari ibyo abaganga bagomba kubanza gupima kureba niba muhuje groupe y'amaraso kureba niba nta bindi birwara urwaye ko ntabwo waba urwaye cya VH byo guhereza umuntu impyiko hari noneho bareba n'ireme ry'iyo mpyiko ugiye kumuha ko nshobora kuguha impyiko tunahuje ibyo byose ntanarwaye ariko ntigire ikintu kumarira bitewe hari nkeka bareba n'ibijyanye n'abasirikare b'umubiri umuntu afite mu mubiri w'imbere nyine ahari ariko ibyo byose ndumva ari ibizame 5 bafata ibyo bizame 5 byose yewe tayari ndabyujuje kandi biri correct gisigaye nyine no gushakisha uburyo bw'amafaranga bana abavandimwe rwose biyimisi batatugirira n'agahenge ariko kwishyura ideni ni byiza nimba wari wikopesheje amafaranga y'umuvandimwe kugira ngo abone ubuvuzi no kwishyura ni byiza ukwezi kumwe ubwo se noneho rimaze nk'umwaka zikwa gutera n'icyuma yanakwica kabisa ariko kwishyura amadeni kwishyura ni byiza ariko ihangana ariko nanone kwishyuza nk'aho ugiye kwishyuza intuza uzi inkangabashi zigenda ziguruka ku binuza ku biti by'imivumo ubu ngubu none kamera zacu zabafashe mu bintu byanyu tuzagashireho se umugore nakabona bizagenda hari ibyo muri buze gukatamo hari uze nk'uko apfukamishije hasi reba icyangwe cy'abandi ariko se yari yakibonye ibi bintu wabibonye yarapfukamishije hasi do singi hano wanduye ni narumanium wanduye ku mugongo akankumva na mijakete nk'ingiyi ubu urebye uyu mwenda barakubwira ko iyo ngiye gutera ipasi nyijyana muri city tower hejuru muri etage ya 16 noneho umuntu nk'uri akaza kuyimvanamo aje ashaka zahabu
izi zituruka mu birometero 6,000 ujya mu bujyakuzimu hasi hamwe haba ubushyuhe budasanzwe wagahindurije ariko ntabwo wakambaye neza nta kibazo ahandi hari ama bling yahindure ntabwo ndi kuhabona uriya musaza yaratumye rega nkayo yarakuraburije fo yarandaburije man pole sana ariko numvishe hari amakuru nari mfite ngo ntabwo ari ubwa mbere ugiye gutanga impyiko hari umuntu wo kuri Flash FM wigeze ku ntabwo ari kuri Flash ni kuri TV1 okay murumva nari ndyamye ariko haciyeho iminsi ndumva ari hashize nk'imyaka nk'ibiri numva umuntu nyine ari gutabaza ashaka umuntu wamuha impyiko njyayo mbonana n'abayobozi baho bampuza n'uwo muntu ariko yewe barapimye nyine basanga ibizamini ntabwo bihura ariko tugira amahirwe twari twahahuriye ndumva twari tumaze kuba abantu 5 haza kubonekamo umwe bayimuvanamo rega bakiti kuma impyiko yawe cyangwa nge nkayiguha buriya umuntu agira impyiko ebyiri sasa iyo ufite impyiko imwe nzima n'ubundi ikora neza nk'ahari ebyiri nta biba birenze rwose kandi ngomba kuyimuha n'uwo nawe nari ngiye kuyimuha kandi tutaronse rimwe none nkaswe mu petit frère kwa data wacu ya nta birenze wogira neza ukigendera akeneye amafaranga ngaye kugira ngo basi mu petit frère abone ubuvuzi umuhe n'impyiko kuko wamwemereye kugiye gutanga impyiko yawe imwe uyimuhe wewe hakenewe iki hakenewe amadolari 20,000 amadolari 20,000 bingana na miliyoni 19 zirengaho 19 cyangwa 20 z'amanyarwanda ayo mafaranga rero my friend rwiyemeza mirimo iyo waba uri rwiyemeza mirimo gute nubwo waba uri umushoramari gute ayo mafaranga kuyagutuma gutya kandi we ageze ku rwego rwa nyuma nukuvuga ajya kuri dialyse inshuro 3 mu cyumweru 345 ni truwasa agashyiraho n'ibihumbi 45 by'imiti icyo gihe rero nukuvuga ngo aho ngaho ebana we ziri ku rwego rwa finali kabisa Toni iyo dialyse wenda batayizi ni uburyo imashini kuvanamo amaraso noneho ikayajyana mu mpyiko y'inkorano nayo y'imashini ikayayungurura noneho bamutoboye hano hariho akaboro kagahiha kamanuka kagafata ku mutsima imbere hari utundi rero duheha tubiri dusohoka kamwe gasohora amaraso kandi kayinjiza mu ku buryo iyo amaze nk'icyumweru kimwe cyangwa 2 kimwe n'iminsi nk'itatu atajyaho naragenda akabyimbagana akangana umusozi kubera amazi iki byose biba byaramugwiriyemo imyanda byose basi reka dusabe abantu kugira ngo amadeni nayo yagabanuke reka dusabe abantu ni izihe nzira twacisha ku muntu ufite ikintu yatanga kugira ngo bamufashe tumuvandimwe nawe ubuvuzi bukomeze mbo bamushingiye intuza ikigega niba nabyita ikigega go fund me ubwo nibukunda muze kubashyiriraho link niho bari guca bamufasha ikindi nyine afite na telefone nimero ya telefone sinzi niba nayibabwira yitwa Mbabaje ndeja utaza kutuhereza iyawe iyanjye abantu barayizi si wahita umbonaho se n'iyi nyinya wahita uyibona wahita uyibona kabisa yitwa Mbabaje nde Jean Baptiste turebere nimero Mbabaje nde Mbabaje nde Jean Baptiste yehera kwaza mu bafrugence Mbabaje nde ngeye ni 078 10 73 818 078 10 73 818 iyo ni nimero ye nawe jewe amazina yanjye mporanyavuga ni Hategekimana Claude ntabwo wasangaho Mbabaje nde Jean Baptiste so amazina ye yitwa Mbabaje nde Jean Baptiste niyo mazina ye ariko mana nababaye 4 narabibonye ubushize arababaye sana kandi urumva nako tutagize ashara mu bandi mwarabaneje kabisa ihangana ariko papa kamera zacu nazo ziba ziri maso cyane se jewe ubu ndibaza bababwiye ko narindi hano bigenze gute mwatangiye gusererana hari haruguru bahita bahamamagara none twamacusha umusari haruguru noneho nje nakuguyeho uri kwiruka bitambwira mu kameramani yanjye bana bamaso cyane rega mbanguruka mani ariko mwatumye nza bana niyambariye na gahunda nari mfite yo gukorana nawe mbanguruka ese mbeba i Kigali waje gute papa
Kigali ho n'ubuhamya burebure ariko icyo nibuka nuko naje nje gushakisha nkuko abandi bose bashakisha hari buriya Kigali ni nziza buriya nkigeramo hari ibintu byabanje kungoraho ukuntu ikintu cyitwa inzara my friend inzara yigeze indya irandya kabisa icyo gihe nari nkiri n'umusore inzara irandya kugeza bw'intuye hasi mu giporoso hariya musi ya Beteli hari garage inzara intura hasi ngarura ubwenge bambaza ngo ariko ubusanzwe urwara igicuri ubundi umuntu ufite inzara hari gihe uburi bivuze ngo urashonje mu nda barimo ikintu sasa umuntu ushonje arangwa n'ibintu icyambere urayoba uvanga ugiye ni boy ukahita wisanga mu mujyi ryazuba ritanga vitamine njyewe sinjye nkunda guhagarara we yicarira ari nanjye ndicara hano urumva reba cyangwa cyanjye sha muvandimwe yaramvanyemo baranasaza ahubwo urumva umuntu nukuvuga ngo urangwa n'ibintu bine icyambere urayoba ryazuba ritanga vitamine ku bana iyo ricanyeho hano uhita wisanga ku murindi wari ugiye mu mujyi ubwonko buhita buyaga amani sibwo ntabwo ubizi icya kabiri nuko uwo muhuje amaso wese gutya mu muhanda yaba ari umukobwa yaba ari umwana uhita ubona ko yabibonye ko kandi ari icyo agiye kuguha man jewe inzara yarandiye nshira amacandwe y'ururenda yike ajya gusa n'icyatsi sasa utaragera kuri uru rwego rero ubutarasonza hanyuma ibyo bivaho nyura ku mudamu hariya Kimironko hariya ubona ko ari mashini zisya imyumbati mpasanga umubyeyi ufite umwana ufite ikirindazi gutya mu mugongo nyine mu mugongo kumwohereza umwana bakamugurira irindazi agashyira mu mugongo umwana kazagenda avuga mama bandasenze rero ariko senga isengesho ry'ubupapa Imana ikomeye Imana igira neza Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera mu izina rya Yesu Kristo uriya mwana ndamusengeye ririya rindazi nirigwe ndategetse nirigwe dore mana uriya mwana no kwa bosi nirigwa hasi ntabwo bari buritore ahubwo nanjye ndaritora ngashyire mu nda mana nanjye byambera kumbe umubyeyi nawe yasenza aravuga ati mana dore umwana wanjye yakeneye irindazi wamumereye akarindazi tawe masengesho rero yahuriye mu kirere ni nka sirikwi ntago bihura naramuherekeje umwana warinda winjira muri gate irindazi ritaguye uko ndataha ndavuga nti wa mana we ni wowe hana abantu icyo wamuye nicyo ntazi urumva Kigali yarankakaje fo sana arya waje gushaka gute ufite umugore mfite umugore n'umwana madamu wanjye Mukanoeli Marceline kunda cyane cyuki cyane no mudamu nkunda cyane ebana namubonye nayo ni nkayo yose nayo maze kurambagiza abakobwa nka bane buri wese ambwira ati barakubeshye kubita afite akageretse mu mujyi wa Kigali biragatsindwa huje nkamugaburira akavange nusu y'ibirayi nusu y'igitoki samaza za detse ubutubwijana inyanya zijana amagi yatarana urusenda rwa vena avoka y'ijana yarya akagenda agiye urumva ruwazaga akagira ngo ndamuhereza misaya myiza atangira yiborosheshe amatako y'inkoko yaza agasanga akavange kari kwidendeza mu gasafuriya hari akavuga ati uyu ni uwahe none azaho vizi yigeze akabaranyereye ngira amahirwe nyine nza kubona mudamu wanjye nyarubwo yanduje naramusanze aho yakoreraga hariya ku isoko Kimironko ndamubwira nti rero nabitekerejeho nsanga tugomba kubana nkajya kukwerekana tugakora ubukwe ku manywa y'ihangu nawe arambwira ati ibyo nibyo rwose mpita mutwara gutyo ubukwe se mwabukoze gute ubukwe buriya ni abantu ariko nagize ubukwe bwiza cyane kuko abazi kuri adeperi yo mu bibare urusengero rwaruzuye uru rusengero rakubita ruruzura ku mudugudu wa Karukungu hariya cyane ko madamu wanjye buriya ni n'umuririmbyi muri korali yaho yitwa Ijwi ry'Impanda byari bimeze neza cyane ko urusengero rwaruzuye kandi buriya ukoze ubukwe hakazamo abantu babiri hano ubukwe bwo muri corona buzamo abantu 15 nubwo buba bushimishije ba nyirabwo ariko buriya iyo ambiance nyine ni nkuko aperi yakina gakina na Reyo noneho bakavuga bati nta mufana n'umwe wemerewe kujya ku kibuga sha ndakurahe nyine nari abakinnyi bacika intege niki ariko Imana nyine ikabikora ariko ndashima Imana ko yadukoreye ubukwe bwiza kandi ubukwe bwacu bwakozwe n'abavandimwe n'inshuti natwe dushyiraho akacu kuko nk'inkwano ninjye wayishatse ibindi abavandimwe barabishaka amamodoka amakamera ibiki byose biraboneka kwa Asia bimeze gute se ko mwakoranaga na Asia mu mafilime kandi nago mu gikorana
Kwasiya na mbo igihe cyanjye cyari muri season ya 3 ubu narahavuye batangiye season ya 4 ubu ndi muri bava kure kwa gafaranga ndi muri bana ni ibintu byinshi ngiye kwinjiramo mu minsi iri imbere kabisa filime zo ni full ni nk'indirimbo mfite nazo ni full akaziki se bimeze gute ku muziki mfite indirimbo nshya yitwa Umwidishi iri hanze wikeneye wajya kuri Imbeba y'Inzungu 250 urayibonaho na hano hepfo kuri BigTown record nabwo mfitemo umuzigo hanyuma kwa Bobo nabwo mfitemo umuzigo kwa Element mfitemo umuzigo ndumva arizo project 3 mfite ariko urumva ko mu minsi iri imbere ibintu bigomba kuba bimeze neza hamwe no gusenga tu ni fresh kabisa Mbeba nje ndashaka kureka ugende uje kwirebera umugore ndabona wambaye na meta reka mbanze suhuza abakunzi banje hari abashobora kuba batumva wenda ikinyarwanda mbabwire muri cyongereza cyanjye first uzi icyongereza se ndagerageza man banze basuhuze ibintu byose ugiye kurangiza hano bivuge mu cyongereza can you introduce yourself in English? My name is YINZUNGU, optimistic, peace, intercontinental, ballistic, Messiah with nuclear head, peace, homme integre, homme responsable, respecter, nyita revolka kidor, ubwo mvuzemo ni ikinyarwanda se. Revolka kidor. Enfant de Dieu. Firstly, let me greet my tribe people wherever you are in the world. Great thanks to those who love YINZUNGU. We say, come on. For your big support to me, so that I'm getting my music from to you. God bless you. Last 1 month I ever met Mr. Kaz as one of my fans. We've been talking about English language. Even though it was difficult to me, I decided to learn about English language. So I would like you to tell you my new song Umwidishi is out now. My new song Umwidishi out now. My friend, you are always giving me to live everything. So my new song Umwidishi, this is a gift that I give in you 2021. Listen. Last 5 days ago, the most farmers in R&B singer, the Ben, who called me, told me, Mbeba y'Inzungu, no fear, no stress. That's a look at after me. I remember I was sitting my house. The Ben who called me. The Ben. International level. My friend. So, thank you. Thanks, BigTown. As one of director Bhakti, helping me to introduce about English language. So once again, let me ask the rappers who was born here in Rwanda, like Ish Kevin, Papa Changwe, Amajid the Blacker, and the others to be sorry not believing this I'm telling to you. So I'm coming for you, my friend, like a bird on your head. I don't know to speak in English, but sometimes I try to speak. One day I will come to change everything. So, God bless you with your children, family, and more blessing be to our country. I love you, me and my family. We really lovely. Visit my channel, Mbeba y'Inzungu 250. Do subscribe, like, share, comment, and everything. God bless you, my friend. Because for you, you see, when I'm sit there, my chair, I see because for you. I need to grow up about level riderman chirakam tugikome haguruka basi hari ahantu nabonye barimo bahise bakwirukanka uhita winjira mano sira none wigiye kwihisha he papa mani nagiye kwihisha mitasanga mimi gose we nuyibona ngwino unyereke sira hano wari wigiye kwihisha he kweli nyine ndahageze zihita zihindura imirishyo
nahise ubu nk'ibi byatsi baba babishyizemo hano ariko ni jaride nyine urumva nimba ari gusangamo inzoka byari kugenda gute inzoka zo ziranzira nyifashe niyo yadutumye Adamu na Eva basohoka muri Edeni ariwo mu ruho dufite niyo mpamvu bari banererwa akajwi Kigali basigaye batunga imbwa nyinshi cyane none nimba ari gusangamo ikibwariya cy'ikizungu none we uri imbeba y'inzungu ugasangamo ikibwa cy'ikizungu noneho cya kindi gifite amenyo ameze gutya mbo buriya rero imbeba buriya attention buriya imbeba zo ziri optimistic kuko imbeba ntubizi se ubuse nabantegurura ibi bisasu byo mu butaka bifite poudre noire ukambwira ngo imbwa ni imbwa nyine Imana yiremye gutyo cyari kuguhekenya papa ari kumekenya kuko icyambere buri imbeba ni attention imbeba buriya yateguye intare mu mutego ntabwo bizi se ukuntu imbeba zazi gukinira hejuru mu gisenge cy'intare imwe ikamanuka ikitura hasi intare ikangutse itiyifata akaguru ihita yibwira ati ariko unkangura nkande imbeba irayirebera yibwira ati nyagasani wambabariye ubundi aka gatumbi kanjye kakumarira iki wowe mbabarira gusa iyi neza ungiriye nanjye nzayikwitura ngo intare irayirekura ariko rimwe iragenderwa mu mutego igira amahirwe yambeba iza guca hafi aho ngaho ngo yumva intare yatatse byakomeye ngo ihaciye birasanga niya ntare ngo yanze kuyishoreza aravuga iti reka nze ngutabare mwene data ngo wa mutego wose yahoranye amamenyo imbeba y'inzungu yari kugwa mu menyo imbwa y'inzungu none imbwa y'inzungu se Kigali basigaye batunga imbwa z'inzungu none yari kwitigwa hekenya ngo ntago ziryana ari imbwa y'inzungu ziba zaramenyereye umusozi zigira n'isahani zirira ntabwo wapfa kwinagira inyama ziba zaratojwe man imbwa ubwira ngo siti kicara stand up igahaguruka ubwo siyo yarya imbeba ari kwinjira hariya ahubwo nyine hari ariko sharaje kuguteza isoni imagine uvuye mu rugo kwa madamu yambariye gutya drip zawe ntabwo ngikodesha bakagutwara uturineti ejo nubona nongeye nkagasubiramo ujye umenya ko ntakodesheje ariko ndashima Imana nyine ko Imana igenda ibigenza neza byibura umuntu akiyambika bavandimwe reka mbabwire rero 2021 naravuze ngo urumva muri 2021 imbeba y'inzungu ubu hiyongereyeho super talent bigomba kumenyekana ubwo tuvuga ibiki urarenze papa oya ntabwo ndenze mu bahanzi 1000 bari mu Rwanda nge mbazi inyuma kandi impamvu narayivuze nuko nditirari ntabwo imbunda y'umusadu yishyira imbere uyishyira inyuma baguhamagara ati rojya ukahita upima igipimo ukamanura umusozi niyo mpamvu ubona muri iyi minsi papa cyangwa namubibyemo ubwoba ubwo nasohoraga akabeba nawe ahita agenda abwira element ngo wankoreye ngo winteze imbeba uriya mwana yahoze mu muryango w'iwacu w'imbeba arangiza javamo abo umwana w'ikirara arahunga ubuse yahungiye ubwayi mu kiguda wagarutse tukisungana mituweli kutayigira urumwe ariko kakarasta kari kagufatiye hano kagukuramo amasheneti n'amarineti urakabwira iki ndamuremera uriya biterwa n'inzara kandi burya ideni icyo ntabwo ari ideni ujye wishyura umva baravuga ngo ubwiza bw'umukobwa bumwinjiza ibwami ariko ubwenge afite nibwo butuma atindayo ushobora kunguriza ariko numenye ko byibura senkani wampaye zavuyemo $50,000 waje ukambwira neza uti wambeba we ko mbona uri gutwika byibura wandemeye za senkani zawe nkahita nkuba wenda ishuri 100 nkahita nkwereza $5,000,000 ukamera neza niba wari uri mu manegeka ukahita ugura ikibanza munsi y'ikibugari i Kanombe cyangwa se ukagura inzu nawe ugacuruza amata ya bya bigo bikomeye n'inzara ariko ndaza kumurengerezaho akantu byibura ndamushyiraho nka kamitiyu wenda kadesa mubwire nti mwene data ihangane nta badasonza urabizi n'ibihe turimo bya corona ni ikirere ntubonye ko se yari yatutubikanye mu mushakira agatamba ariko ndamwihanganisha kandi ntazongere yes BigTowners mwabibonye mbeba bari bagiye ibyo bari bagiye kumukorera ariko kose ameze neza hano uyanduje papa hindukire nyuma tuganagure kwanza kwihisha ntago ari ibintu byiza papa mujye mwishyura amadeni uriya muvandimwe uze kumubwira ngiye kumubwira igifaransa uze kukimubwira j'ai compris de message mes vous en faites d'exemplaires mais au pays de faux soirées j'ai des années d'avance attention les enfants musiciens mais courage j'envoyais des signes de messages ma chérie mamie je ne t'enverrai pas cette lettre je vendredi te rapporte moi-même
La jolie fiancée de papa est partie ce matin, toutes ses varices. Il a décidé les vacances, est parti ce matin. Nous rentrons tout ce soir. J'ai l'impression qu'il était fini. Ubwo se wamenya ko ndirimbye. Ni hatari. Iyo ni indirimbo ya Michel Sarudo. Urayizi? Oh yeah. Ivuga ngo oh attention les enfants danger. Oh il y a des papas mais mujyanira aho ngaho. Okay. Asante sana basi igendere ariko ujya wishyura amadeni. Aho yandi yishyura je man. None se ubonye nishyuye. Wategereje ahubwo giye nukuvuga ngo nta nahantu wamfatira. Wamfatira yese. Ikizibiti ntacyo. Giye message kubera ko yaje ashaka kashi mu ntoki. Kayigenya afite mu buryo bw'ikoranabuhanga. Kandi telefone bari ko wamwishyuye mbere nago mwari guserera. Nari kuyamwishyura gute nta telefone afite se? Naherukaga nta telefone yari afite. Ahaguriye uramubeshe. Duhuye anyishyuza. Oya. Nibyo kabisa duhuye anyishyuza. Ariko anyishyuza nabi. Wagiye gukopesha umuntu udafite telefone. Gutese. Yambaye kashi mu ntoki ariko mfite agafone. Wera telefone yari afite ari mana y'inanga. Nabwo urumva ni bwa telefone bwa kabuzimazima. Naho dukubitanye noneho yaraguze touch. Ntabwo wamenya aho yayavanye. Asante sana basi komereze tu papa ariko nuzongere BigTowners nuko nko byo bimeze MBEBA y'inzungu akaba yananje kwishyura ideni gahunda zarangiye ni fresh sana. This is BigTown TV na kindi twarenzaho ariko mujye mucyunga cyane abantu bafite amadeni mugakwepa abanyiri mafaranga wakwepa ukinjira mu kazu ngaka none ugasohoka imbwa ya yindi abantu ifite amenyo meze gutya wabigenza gute nakazi kawe. This is BigTown TV, remember to subscribe. Gahunda tuzakomeza kuzibazanira buri munsi buri gihe buri kanya and even right now I go by the name Back T behind the camera ndi kumwe na Hakim. Big up to yourself until next time, ciao ciao.